nyine sinakubwiye se wambwiye ngo kugira ngo aze gusengera umuntu iwanjye wari urwaye ngo kugira ngo aze gusenga ngo nimbanze muhereze amafaranga ngo digiri yanjye ntago nayizana kubusa. Ntago indimi zanjye zikora. Indimi zanjye ntago nazizana kubusa. Ubwo ni indimi zari. Umva nimugumane izo ndimi zanyu, niba ari iz'umuriro niba ari iziki nimuzigumane, ariko mutanga amahoro. Mureke abanyarwanda abakristo kwisi hose batuze babona amahoro. Ibyo bakabikora ikabihorera. Bakibwira ko bahwanye nayo. Ariko abantu nibagiye. Ariko ngo umunsi w'Uwiteka ayiwe ngo nzabahana mbereke ibyo mwakoze, ngo mbahora ibyo mwakoze bibi. Ibyo bintu uri guteranya nk'ikabutura yacitse nibyo bizagutera gukurwa n'isoni. Murajya he kwijuru rigiye gutabara? Murajya hehe kwijuru rigiye gutabara ubwoko bwayo? Imana igiye kohereza abamarayika bamanuke bave mu ijuru baze batabara ubwoko bw'Imana. Ubwo mwabeshye n'ubwo mwabeshye, ibyo byose Uwiteka agiye gushyira iherezo. Wowe ufungurira umuntu mu gipangu ngo aje kuguhanurira uraraguza suko. Ni gute kera ngo bafataga igihe bakajya kuraguza manzi, noneho abo ngubu basigaye ngo reka mpamagara umuhanuzi ngo ambwire urahana umagara nde kuri guhamagara ikishi Abahanuzi ariko ngo bashyizeho n'ibiciro. Aha ako kantu k'ibiciro ariko nako uvuze ndakayibutse. Yes, mbaye ikaze bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Ndabasuhuje, umugisha w'Imana nube kuri mwe. Nk'ibisanzwe ni njyewe Manzi, mbahaye ikaze n'ukuri wowe tugize umugisha nawe ukagira umugisha wo gufungura iyi video kugira ngo tubashe kuganira n'umukozi w'Imana Janti akamuvuga butumwa. Reka ndeke kumuvuga byinshi ahubwo umuha ikaze. Ngo ikaze Janti. Urakaze cyane Manzi. Amakuru yawe? Turashima Imana. Abo twari duherukanye twarukanaga nacigiye. Twarukanaga wibasiye abakozi b'Imana n'ubuhanuzi bwabo. Byari bingeze ahantu. Byari bingeze ahantu ariko ubona ko navuga ko hajemo imiyaga. Hajemo imiyaga kuri wowe cyangwa kuri? Hajemo imiyaga kuri bo kuko mbona yuko baratuje. Bashaka ko bari kugenda bamenya ukuri. Bamenye kuri biri kugenda biza akatubitega amaso. Imihanda hari hamaze iminsi nkuru zigiye zitandukanye ariko zitagiye kure y'ubuhanuzi nyine bw'abakozi b'Imana. Yego. Bamwe bibaza niba ari ubuhanuzi koko cyangwa se baba ari agatwiko cyangwa ari kugira ngo bamamare. Nibyo twasobanuye. Ni ukuvuga ngo byagaragaraga nk'agatwiko bikagaragara nk'abantu nk'aho bafite aho bashaka kugera. Nari ndimo ndeba ubuhanuzi mu kanya bw'umudamu umwe yarimo avuga ngo muhanura iki, ati ko muhanurira abakire gusa. Kandi koko Manzi ugiye mu buryo burireye cyangwa se bugaragarira amaso y'abantu, abantu benshi bahanurira abantu bafite. Ubu nkanjye udafite akantu ntabwo ubwo se twaguteye igihe turajya kuguhanura se ngo mbese bajya mu bipangu. Ubushize narabivuze ngo bajya mu bipangu bagasonasona, noneho bajya mu bipangu guhanura gusa. Ugasanga umuntu ngo Imana yanyeretse ese kutakwereka Manzi w'umukire. Usanga abo yerekana ni babandi n'ubundi navuga ngo iri kwerekana abafite, iri kwerekana. Uwo mudamu yashoje avuga ngo ubuhanuzi budasohora ntabwo ari ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'amaco y'inda. Nongeye kureba umukozi w'Imana Minyoni Imana imuha umugisha. Nahoze ndeba ukuntu akora umurimo agakoresha n'ibikorwa. Ntabwo ari ukumushimagiza ntabwo ari iki, ariko burya ibikorwa birivugira kandi Imana burya igutangira ubuhamya. Ibikorwa ushatse kuvuga Minyoni Imana imuha umugisha. Ni ibiki bikorwa? Mu minsi yashize nabonye ukuntu yahaye imodoka muka Pasika
mukande muka Pasika uriya muhanuzikazi w'imusanze uriya uzwi ku gafu k'ubugari ku musozi niba ari ndabirambiwe niba ari banguka ngutabare ibintu nk'ibyo ku bajya ku misozi barahazi yamuhaye imodoka buriya ntabwo imisozi nyikunda ariko rimwe uzaze ngo ujyane ku musozi ahubwo tugiye ryari vuba ahangaha ndakugezayo tujye kureba ibibera ku musozi ariko icyo nashatse kugira ngo ndebe kuri minyoni ibikorwa akora biragaragara aho yavugaga ngo ndambiwe abakozi b'Imana bakura ibyinyo iryo jambo yarikoresheje numva ndanyuzwe numvise nyuzwe cyane abakozi b'Imana bakura ibyinyo wowe urabumva bavuye muri babandi muri bakobwa twumvaga ngo bakura ibyinyo noneho bigeze mu bakozi b'Imana nibo bari gukura ibyinyo kozi Imana ukura ibyinyo ariho minyoni yavugaga agasobanura akavango turashaka abakozi b'Imana bavugira Imana bafite ikintu badashonje bazahazwa n'iki n'amanyanga tubanze tumenye ngo umukozi w'Imana ari gukora gute reka dusenge Imana mbere ko twinjira mu kiganiro. Mana ndagushimye ugira neza bugacya bukira twabonye ukuboko kwawe amanywa nijoro abanyarwanda twarakubonye n'ubu turacyakubona reka tuguhe ikaze mu kiganiro muri aka kanya umanuke wivugire ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu mbyambajemo amen. Reka mbanze some ijambo dusanga muri Yesaya igice cyaho cya 13 umurongo waho tuhere ku murongo waho wa 9 ni ijambo nkunda cyane kuva ndi umwana muto cyane byagiye rifasha riravuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uzanye n'uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi uhindura igihugu imyirare urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo inyenyeri zo mu ijuru n'ubukana bwazo ntibizaka izuba rizizima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi wako ngo nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Manzi iri jambo riravuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uzanye uburakari bw'inkazi. Nashatse kugira ngo ndebe ubu burakari bw'inkazi ku Uwiteka. Ubundi tujya twumva ngo inyamaswa z'inkazi ngo twumva ngo ahangaha hari inyamaswa z'inkazi. Uburakari bw'inkazi rero ku Uwiteka bugiye kuza n'uburakari bumeze buti ni bwa burakari bugiye kuza bugashwanya gusa bugiye kuza bushwanya gusa buvaneho ibyo byose ari ijambo ngo nzacisha ngo nzava n'agasuzuguro k'abibone ngo igitinyiro ngo agasuzuguro k'abanyagitinyiro ngo nzagacisha bugufi. Abanyagitinyiro bavuga nabaye ni babandi bagoreka ijambo ry'Imana kubera indamo zabo ni babandi barimo kugerageza gukora ibyo bashaka mu ndamu zabo ni babandi aposo minyoni yavuze aravuga ngo ni babandi bakura ibyinyo ngo nzava n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro. Noneho iyo usomye muri Maraki nyumundire uyu munsi nkoresha ijambo cyane nta kibazo muri Maraki ibice 3 haravuga ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi kandi azicura nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba azatunganya abahungu ba Lewi abacencure nk'uko bashencura izahabu n'ifeza maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Uwiteka agiye kuza avaneho agasuzuguro k'abanyagitinyiro agiye kuza cencure avaneho abahanuzi b'ibinyoma agiye kuza cencure avaneho ibyo byose byishyize hejuru. Uwiteka agiye gukubita hasi. Haleluya. Uwiteka agiye kuvanaho ibyo byose bitujije amahoro. Urusaku ni rwinshi rw'abahanuzi ngo baraguhanura barimo barasakuza mu matwi y'abanyarwanda barimo barasakuza mu matwi y'abatuye isi barimo barabuza mwanzi no muri Amerika bagerayo benshi burira indege kubw'amaramuko bagiye guhahisha iminwa no kubeshyera Uwiteka ngo yavuze atavuze. Ndongera amabwira ngo wowe uvuga ngo yavuze atavuze Uwiteka agiye kugushyira hasi
Uwiteka agiye kurangiza ibyo wishyizemo ko ari wowe uri gukorera. Ntabwo uri gukorera Uwiteka kuko uri mu manyanga agendanye n'ibyo urimo. Ndagira ngo ntangaze itangazo rivuga ngo agasuzuguro k'abanyagitinyiro kagiye kuvaho. Haleluya. Uwiteka agiye guhindura igihugu umwirare. Nuvuga ngo igihugu kigiye guhinduka uko Uwiteka ashaka. Amareho agasuzuguro kanyu. Erega basigaye bagenda nk'abaminisita. Basigaye bagenda mu mamodoka ahenze kubera kubeshya. Kubera ubuhanuzi bupfuye. Ese nkawe wicaye ku kinyoma ngo Imana yaravuze itaravuze. Wowe wicaye ngo ufite ijambo ntaryo ufite. Ndagira ngo utangarize uyu munsi yuko Uwiteka aje gukubita hasi, aje kuvanaho ibyo byose. Manzi, wenda mu minsi iri imbere tuzakora ku kiganiro kijyanye n'amatorero n'amadini muri iki gihe ukuntu ateye, ariko sinshaka kubyinjiramo. Urasanga itorero riri gushyira imbere umuntu kubera amagambo, kubera umunwa, kubera ibyo avuga birimo kwica abandi, bakamushyiraho kubera umunwa. Afite araza benshi ngo Imana yavuze. Imana yavuze hanyuma bakamushyira mu myanya. Ugasanga abakuru b'itorero, abadiyakoni ni ba bandi batunzwe no gusenya bagenzi babo. Janti tukiraho. Yego. Murakoze cyane. Unyibishije akantu. Biracyaba ariko bibaho. Wambwira nta kibazo. Narutse kubyumva. Umusore rwose akareba umukobwa hano basengera mwiza cyane. Baba bari ahantu bakagambana, agahita ajya muri za ndimi. Za ndimi zimwe za ejo bundi sinzi umuntu wansekeje aravuga ngo ntabwo ndi buzi wawe ngo udafite digiri ibyo sinzi no kwivuga. Niko yakubwiye. Ubwo rero niba izo ndimi ari za zindi navuze za digiri dogere n'ibindi byose. So noneho akikubita muri izo digiri dogere zawe. Yarangiza ati digiri Imana irakunyeretse yerekanye ko twabanye. Kandi inyeretse ko ari wowe mugore wanjye nari narategereje. Yego. Akongera hati nugira undi mugabo ushaka uzapfa. No gupfa uzapfa. Cyangwa se uwo mugabo apfe. Manzi reka nkubwire. Reka ntangarize uwo muntu wenda ntarinjiramo. Ngo harimo wenda wowe uri mukuru urabindusha cyane. Yego. Hakaba hariho ngo n'ingo zubatse muri ubwo buryo. Hari ingo zubatswe zararemwe kubera ku kinyoma. Akaba yaraje. Hakaba hari urugo ruri ku kinyoma ngo Imana yaramumweretse bakabana. Nicyo kibazo abanyarwanda dufite uyu munsi. Ingo nyinshi ziri gusenyuka, ziri gusenywa n'amagambo, ziri gusenywa nuko ngo ukabona umukecuru w'imyaka 35 n'umunani gutyo ubyaye gatatu ari kubwira umugabo ngo Imana ngo ntago uri umugabo wanjye. Reka nkubwire Manzi, abahanuzi baravangiwe pe. Niba umuhanuzi yifata akavuga ngo umugore mbana nawe ntago ari uwanjye, ese uwawe azaza ryari? Reka nkubwire, Uwiteka aravuga, ijambo ry'Imana avuga ngo nzabateza Abamedi, ngo ntago bazita ku ifeza, nta nubwo bazita ku mafaranga mufite, nta nubwo bazita ku cyuri cyo, ngo bazaza bakubita hasi. Ijambo ryo gukubita hasi, ngo bazaza barangize ibyo byose mwebwe mwishyizeho mwaremye. Niba urema ngo Imana yavuze ntiyavuze itavuze, ukaza ukavuga ngo Janti ngo Imana yambwiye ngo Imana iguhaye imodoka, ngo Imana ikubakiye inzu itavuze, ndagira ngo ngutangarize ko iherezo ryawe ryaje. Iherezo ryawe ryaje. Ntabwo ari bya bindi twahoraga tuvuga ngo Yesu araje. Hari abantu benshi bahora bavuga ngo Yesu araje. Reka nkubwire, iherezo ryawe riraje, ugiye kwitwa hasi kubwibeshyera Imana. Nimukina mu bindi bantu b'Imana, nimukina mu bindi, mureke gukina n'Imana. Ngewe byaruta mva mu gakino, navamo da, nava mu muhanda wo kuvuga ijambo ry'Imana nkajya mu muhanda wo kubyina. Niba ari byo nshoboye,
ese uzajya kuki mushaka ubuhanuzi? ariko siko bameze nk'aba bantu bacuruza manzi, ukabona umuntu aracuruza botike iragenda, ukaza ugahita ushinga indi hafi ye ngo kuko iyo igenda ngo nanjye yanjye wenda iragenda, reka mbamenere ibanga. Mureke kwigana ingendo y'undi iravuna. Witangira kureba ngo kuko Janti yahanuye ngo nanjye ndahanura. Urahanura niki kuri ubusa? Urahanura niki ko ntacyo ufite? Bantu muri hanze ahangaha murimo murahanura niki? Muravuga niki? Ejo bundi twe turimo tuvuga ku bahanuzi barimo bavangirwa, bagatangira kwerekana ngo Imana yaberetse abagore b'abacumba n'abagore b'abandi ngo yababeretse. Kuki tabereka abakobwa? Ariko hagize uzayobera iwanjye. Hagize uzayobera iwanjye akabanga Imana yeretswe umugore wanjye, ukareba noneho uko bigenda. Wamukubita? Reka nkubwize ukuri. Wahita uva mu reka nkubwize ukuri. Hagati aho ngaho n'umwuka waburanditse agakiza wabugashyize. Yewe reka mbabwire nuko batemba bagana handi. Manze reka nkubwire, mfite umugore mwiza, ndanamukunda, ariko uva n'abana banjye bize. Hanyuma rero ibaze notekereza cyamanzi kirije kigabangwe ngewe, urabona igisore kinini Imana yanyeretse. Imana yakweretse yuko umugore wanjye atari uwanjye cyane. Reka nkubwire, murahira Imana yo mu ijuru, yo mu isi no mu ijuru, haba intambara. Agakiza wabukarambitse hano. Haba intambara. Agakiza wagasize. Nimureke kuvanga. Mwitangira kuvuga ngo Imana yababwiye ngo ibi bimeze gute. Ariko hari ijambo rivuga ngo hari ijambo rivuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanye namwe. Ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanye namwe. Abantu bamaze kwigereranya n'Imana. Mu mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ikiganiro ndimo numva yatambukije ari kuvuga ku bahanuzi. Yasoje ku ijambo ryiza ngo ngewe burya simbemera. Abahanuzi ntago bemera. Ngo baraza bakambwira ngo nk'abihorera, ngo bagataha bumva yuko ibintu ari uburyohe, ariko burya ngiye simbemera. Impamvu ni iyihe? Nawe yabisobanuye. Niba udafite ibimenyetso, udafite ibyo uri kuvuga by'ubwenge ngo ugire inama abantu cyangwa se uganira ibintu bizima, nyakubahwa muhanuzi nako nyakubahwa wise umuhanuzi, wabivuyemo ukajya mu gukina umupira, wabivuyemo ukajya gukina filime. Birashoboka. Ejo bundi hari umuntu ambwira ati twakinnye filime, ati ko mbona wabishobora. Navuga ni ngiye ntabwo ndagera kuri urwo rwego, ntabwo ari impano yanjye. Reka nkubwire manzi, nimureke gukina n'ibyo mutazi. Imana ntabwo ihwanye namwe, ntabwo ari abantu. Tugaruke ku ijambo. Yego. Ku ijambo wari udusomeye mu kanya. Ngira ngo mbanze nanone nubwo tugezemo hagati nsuhuze abantu bakomeje kudukurikira, ariko nanabasaba ko niba wowe utarakanda subscribe kanda subscribe, uduhe ibitekerezo. Ushobora kuba ufite ubuhamya cyangwa se ubutumwa ushaka kugeza ku bantu, ku banyarwanda cyangwa se no ku bantu badukurikira, ushobora kuduhamagara kuri nimero iyo yanditse hasi, hanyuma ukaba wavugana na Janti TV, tukaguha umwanya hano kuri kamera za Janti TV ndetse na Bimenyekane TV. Ubwo rero Janti wakomeza n'ijambo. Nakomeza, ndashaka gusoma ijambo riri muri Obadiya, mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Igice cyaho ni icya mbere. Birumvikana abantu benshi cyane baba bibaza cyane kuri ibi bitabo by'ubuhanuzi bito cyane bibaho, usanga bimwe ari igice kimwe ubundi ari paje bitagenda bigaragara. Wenda nabyo tuzagera igihe tubisesengure tugenda tubivugaho, kuko hari n'ibifite paje imwe, hari ibifite imirongo mikeya. Ariko umuhanuzi Obadiya igice cyaho ubwo ni icya mbere, umurongo wa 8, turere ku murongo wa 10, haravuga ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane, kandi kurimbuka kwawe kuzaba ku iteka ryose. Mwakirire neza ijambo ry'Imana. Avese sura mu ijambo. Ashaka ndisubiremo. Subiremo ritera. Riravuga ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni ndetse cyane,
kandi kurimbuka kwawe kuzaba ukwiteka ryose. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ubuhanuzi uri gutanga bupfuye. Ibyo byose ugenda urema uteranya. Kera tucyambara ibiremo, tucyambara amakabutura acitse nibwo bashyiragamo ibiremo. Ibyo bintu uri guteranya nk'ikabutura yacitse, nibyo bizagutera gukorwa n'isoni. Nibyo bizagutera gukorwa n'isoni, ukubitwe hasi. Ube pasiteri nibikureba, ube apotre nibikureba, ube umuhanuzi runaka nibikureba, ube umuririmbyi uririmbi. Ntabwo urusha Satani uko yaririmbaga mu ijuru. Rusoferi ngo yaririmbaga manzi, ngo yaririmbaga ntibagarure, ngo niba ari umuntu wari ufite ijwi ryiza yari Satani. Ejo bundi muretse kubona akantu gatebya ngo Satani arimo gushaka gusaba imbabazi akabura haca. Reka nkubwize ukuri, abonye n'uburyo yazisaba, kuko Satani yarakubititse kandi yamaze kubona ikigera arimo. Nawe rero ibyo uri gukora ngo ubuhanuzi, uri guhanura, ngo Imana yavuze itavuze, nagira ngo nibyo bizagutera gukorwa n'isoni. Kandi batangiye kubibona. Manzi imisoni rwose ntago tuzarindira ngo umunsi w'Uwiteka ejo bundi cyangwa uyu munsi wanaza. Ariko ndagira nkubwire ngo nibyo bigiye kubatera gukorwa n'isoni. Ubuhanuzi mwahanuye bupfuye nibwo bugiye kubatera gukorwa n'isoni. Murajya he kwijuru rigiye gutabara? Murajya hehe kwijuru rigiye gutabara ubwoko bwayo? Imana igiye kohereza abamarayika bamanuke bave mu ijuru baze batabara ubwoko bw'Imana. Ubwo mwabeshye n'ubwo mwabeshye, ibyo byose Uwiteka agiye gushyira iherezo. Ndumva hari icyo Imana igiye gukora kubwo gukozwa n'isoni kw'abakozi b'Imana kubw'ubuhanuzi bwanyu. Ubuhanuzi bwanyu bupfuye, Uwiteka agiye kubushyiraho iherezo. Reka mbabwire, iteka ryose nzahora mbabwira ngo nimwihane, nimuve mu bidatunganye, nimukore ibitunganye. Abantu bakuvuga bareke bakuvuge, abantu bakurwanya bareke bakurwanye. Abantu bazabona ko ukeneye akazi, binjirire yuko ukeneye akazi, batangire bakurwanye. Manzi, hari ibintu byinshi nagiye mbona, hari intambara nyinshi nagiye ndwana, ariko iz'amagambo reka nkubwire, buriya nanga umuntu uvuga. Ndawanga pe, ndawanga ndabisubiramo. Niba ufite ikintu ugiye kuvuga kuri mugenzi wawe ukumva ntago kiri busone neza, ukumva ntabwo kiri ubwo buhanuzi bwawe cyangwa ayo magandangamutima yawe, genda ucukura umwobo yatabemo ugaruka uvuga ibizima. Reka mbabwire ngo Uwiteka agiye gushyira iherezo ku bahanuzi bapfuye. Uwiteka agiye gushyira iherezo ku bahanuzi bapfuye. Reka mubwire, mushize sinababwira ijambo ryo ko bibwira ko bahagaze ariko ari intumbi. Uwiteka agiye kuza gushyiraho iherezo. Bakozi b'Imana, bene data, dukorana umurimo w'Imana. Suko mutakoreye Imana, ariko Imana yakurengera no muri ibyo urimo, aho kugira ngo winjire mu bintu bitagufitiye umumaro. Kujya kwirirwa imbere y'abarepresenta legale ugenda ubabwira ngo Imana yavuze itavuze, kugira ngo baguhe imyanya mu itorero, ntacyo byamara, ntacyo byakumarira. Kugira ngo ube umukuru w'itorero ari amagambo akugejejeyo, ntacyo byakumarira. Kugira ngo ube umuririmbyi muzima uteranya abandi, ntacyo byakumarira. Manzi, nimuhinduke bwoko bw'Imana. Banyarwanda, igihe twabayemo cy'umwijima kirahagije, ntabwo icyo gihe tukigishaka. Turashaka kugira ngo urumuri rugumye rwake ku Banyarwanda. Abanyarwanda basenyera umugozi umwe, bubake muri iyi industry yo kuvuga ijambo ry'Imana badasenywe n'ubuhanuzi. Reka mbabwire, nimureke kubaka ku buhanuzi bupfuye. Ariko se reka manze nawe nkubaze, wowe ufungurira umuntu mu gipangu ngo aje kuguhanurira, uraraguza? Suko ni gute kera ngo bafataga igihe bakajya kuraguza Manzi? Noneho abo ngubu basigaye ngo reka mpamagara umuhanuzi ngo ambwire. Urahanamagara ndi kuri guhamagara ikishi abahanuzi, ariko ngo bashyizeho n'ibiciro. Ako kantu k'ibiciro ariko nako uvuze ndakayibutse. Bashyizeho n'ibiciro rwose fatizo. Niba ari ikibazo, niba ushaka umugabo ugomba kwishyura niba ubuze umugabo, niba umuntu wemetse gusengera undi amupfukamyeho, uriya nawe rwose ntakaga. Nge nagizeho ni komedi Manzi, nagizeho ni komedi. Ariko umugabo ngo kugira ngo asengere ibiremba ngo bikire, ngo abanza gukanda abasengera akanze ubugabo bwabo.
ariko munyumvira aho tugeze. Ubwo se atandukanye n'aba mupfumu bajya kuraguzaho bamubwira ko babuze umwana bakabanza kujya kuryamana nabo. Ikibazo. Reka mbabwize ukuri mu banyarwanda bakristo bene data batuye isi mwese, ubuhanuzi ni bwiza pe, ariko kubona umuntu arindiriye ko umuntu aziwe mu rugo kugira ngo amuhanurire ni ikibazo. Bene data mureke kwigira nk'abapfumu, namwe mureke kwigira nk'abajya kuraguza. Byarutangiye mesa kamwe hajya kuraguza aho kugira ngo njye kwitwa umukozi w'Imana uragura. Oya, nimukorera Imana by'ukuri. Namwe bahanuzi bene data dufatanyije gukorera Imana, nimwige kuvuga ngo Imana yavuze ari uko yavuze, mureke kuvanga. Manzi, yes, ibi bihe turimo ni ibihe byahanuye. yego, ni ibihe byerekana ko Kristo agiye kugaruka. Kuko niba Kristo yavuze ngo mu minsi y'imperuka muzabamenyera kuri ibi, dutangiye kubamenya kuri warimo kuvuga ngo bashyizeho ibiciro. Ibyo biciro barimo bashyiraho nyine sinakubwiye se wambwiye ngo kugira ngo aze gusengera umuntu iwanjye wari urwaye, ngo kugira ngo aze gusenga, ngo nimbanze muhereze amafaranga, ngo digiri yanjye ntago nayizana kubusa. ntago indimi zanjye zikora, indimi zanjye ntago nazizana kubusa. ubwo ni indimi zari umva, nimugumane izo ndimi zanyu, niba ari iz'umuriro niba ari iz'iki nimuzigumane, ariko mutange amahoro. Mureke abanyarwanda abakristo ku isi hose batuze babone amahoro. Ibyo bakabikora ikabihorera, bakibwira ko bahwanye nayo. ariko abantu ntibajya, ariko ngo umunsi w'Uwiteka ayiwe ngo nzabahana mbereke ibyo mwakoze, ngo mbahora ibyo mwakoze bibi, ngo kandi ngo ntabwo nzita ku ifeza cyangwa izahabu, ngo nzabateza abamedi, ngo kuko ibyo nibwo bazabireba. ahubwo abantu buriya nta nubwo babagira, ukihandagaza wenda wagenda ukavuga ngo janti ukamubeshyera arantumye gutya na gutya, ariko ukagenda ukavuga ngo Imana yantumye. Ikintu cyo kubeshyira uzanyemo waretse, ikintu cyo kubeshyira uzanyemo waretse. Siko umuntu aza akakubeshyira akabeshya bya hatari akumva ko ageze ku ntego ye. Nahuye n'ababeshya, n'abambeshyira, nahuye n'abashaka kugira ngo banyumve. Manzi, mpagurutse kwiyama abakorera Imana mu ryarya, mpagurutse gukubita izo ndyarya, bakubita izo ndyarya, mpagurutse kunyeganyeza no kwigizayo abatavuga Imana by'ukuri. Gentile, ndakumva. abantu badukurikiye bakunda ubuhanuzi, nihe nama wabagira ku buhanuzi? Nagira inama abantu badukurikiye bakunda ubuhanuzi cyangwa se bakunda kubaho ari uko bahanuriwe. Perezida nibyo yahoze avuga, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Imana imuhe umugisha ndetse imwongerera imbaraga mu murimo ukomeye wo kuyobora abanyarwanda. Yego, ndashaka kukubwira yuko yavuze ngo abahanuzi baza banga Imana yavuze, erega nabo Imana yababwira. Imana yababwira, wenda ikakohereza kugira ngo ishimangire, ariko Imana yababwira. Niba utararota waguze imodoka bakakurahanurira ngo waguze imodoka, wowe ntumva ko ari ibinyoma. Niba utarabona ko nawe uri mu nzira izayigura, urayishakira iki? Reka mbabwire, niba Imana yaravuze ngo baho uzabaho, kandi nkunda kubivuga ubuhanuzi butavangiye ni Bibiliya. Nimugume ku ijambo rimwe gusa yuko Uwiteka yavuganye namwe. Amen. Soze mbabwira ngo Imana irabakunda. Byaba byiza byaba bibi, mu bibazo unyuramo, mu ntambara unyuramo, mu rugamba ucamo, Imana iragukunda. Tuza gusa abahanuzi ntago aribo kamara. Dusenga Imana. Mana nziza, Mana y'urukundo, ndakubashye ko ugiye gushyira imitima mishya mu banyarwanda, imitima y'ubwenge, imitima igenzura ikagenzura ubuhanuzi bw'ukuri dukoresheje ijambo ryawe ari ryo Bibiliya. Mana nziza, bana n'abanyarwanda bafite imitima ikunda ubuhanuzi kugira ngo bahanurizwe n'ijambo ryawe.
ubavugishe kandi ubaganirize, basange mu nzozi, ubasange bagenda, ubasange baryamye, maze babwire kuko uri Imana nyakuri. Urakoze kuko uri Imana nziza, mu izina rya Kristo Yesu mbyambajemo, amen. Reka tubashimire. Amen.